Reka twigire hano kwa Louise mushiki wacu muri OIF twabonye uhagarara aho umunyarwanda yagizwe umuvugizi w'inteko ishinga amategeko mu y'urubyiruko rwa OIF inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yishimiye cyane itorwa rya Dani wa Nivasiri Mugisha nk'umuvugizi w'inteko ishinga amategeko y'urubyiruko mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Mu gihe cy'imyaka 2 azamara kuri uyu mwanya, Mugisha azakorana n'undi muvugizi bazafatanya ukomoka muri Nangora ariko hari bya byose si byose Nandora se Andora Nangora aho intego ye yibanze izaba ugukorera ubuvugizi urubyiruko rwo mu isi yose ivuga igifaransa. Uyu murimo w'ingenzi wo guhagararira abandi uzatuma agendana amajwi menshi y'urubyiruko kandi arengera inyungu zarwo imbere y'inteko zishinga amategeko, abakuru b'ibihugu n'ibitangazamakuru mpuzamahanga bikomeye. Inama ya 51 Andora ni igihugu sa ni igihugu yego. Inama ya 51 y'inteko kiri kuri mugabane ngo independent country in inama ya 51 y'inteko kiri muri Europe ishinga amategeko ya Francophonie APF yabereye Yaounde ku itariki ya 7 kugeza ku ya 11 Nyakanga 2026. Abanyarwanda babiri bakiri bato Dani Wasiri Mugisha na Lawan Mwiza bitabiriye iki gikorwa kandi batanga umusanzu mwiza muri komite zitandukanye zihuza urubyiruko mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Ubu Rwanda ntirukomeje kwanda. Tukomeje kwanda rwose. Kasho no urabona ko bakiri bato. Baracyari bato ni generation yawe. Aha nawe bigereka barandutse. Hana akurutike ko abandi bageze ku Nateri mbanje uvuga gato kahita guhagurukira. Musaba ngani nukuruta amabukore wari hasi yawe. Hano utangiye kubaka ibigwi wowe ariko nani nubatse bijyoroshye da. Ese ugera narapfuye ubusa. Ni woroshye pe damukese uri iki bintu cyoroshye. Damuka narapfuye ubusa. Ahubwo ikibazo ushobora kubugira ubwo bwo gukompeta ukajya handi buri rucyaro urubyiruko ukajya mu jabone iyo ushaka kugira ngo uzamuke kujya mu n'abanyana bakina bavoro yufu volunteers ukagenda ukabajyamo ugasesera ugakomeza imbere ugashaka uburyo umenyana na bamwe mu bategetsi muri yufu volunteers biterwa n'ahantu bavuye yanjye nishobora ko uyu mwana yazamukiye muri ubu yagiye no muri kureba reka tumurimo kuri LinkedIn turebe background ye yagiye no muri rya torero kureba aba bana igifaransa bakigeze kure nkaho njya numva icyo ufite atari cyinshi cyane nubwo gihari kingana n'icya Sud kugira ngo amakuru ahagije ubushobora gusanga aragiye no muri rya torero indangamirwa. So kude chapeau rero ku banyarwanda buri uko byagenda kose nubwo agafaranga utamenyeho karirwa ariko byibura ishema ry'igihugu rizajya rigira nese wagira ngo nawe agusengere ntabwo ko nzahirya hose buriya nayo uzaba afana ahora he na abona ari we mukwe wawe ufite umukobwa se umukobwa naye azaba yarashaje nanone abo basazamutegereza bakaruta mu myaka 20 nese nibibo byagutwara iki se wabyanga Brandine basanga umuhungu uzamugiye ataravuka se oya iki kireka usanga ari ahubwo wasanga ari urungano rwa ba papa akashana n'ugakabye urungano rwa si byose oya n'urungano rwanyu oya urungano rwacu se tukurusha imyaka ingahe oya n'urungano rwanyu kugira ngo harimo ikinyoro cy'imyaka 20 oya nta yirimo 20 ese ubwumva nibitari nico bise muri 10 yirimo kandi tujya tubona uwa 80 ushakana n'uwa 20 n'ingahe n'urungano ku buryo ngiye future husband yaba ari urungano rwa papa wanyu mwana cyane rwose. Ndi kureba kuri LinkedIn y'uno musore ndakora hiyo nkuko afite ibigwira wamubonye wasanze ari umunye ngo ni CEO akaba na co-founder umenye ko na Jean Pierre ari CEO ngo wikitwa ngo Credo Limited Building Sustainable Business ni business ifite ibintu ahantu aho bihuriye n'ubwubatsi akaba akora ibintu byinshi ngo akoresha neza n'igifaransa robot traveler good cafe ibingibi niho bize n'ibiki byose
none yari bujye muri OEF atazi igifaransa ubwo nabwo numvaga akoresha igifaransa gusa ngira ngo usanga bamwe baba bavuga ururimi rumwe nk'ihene nka Brandine ashobora kuba ari icyongereza se buriya ra akamubwira nshaka iki koko reka twikomereze ubwo nyine wari ugiye kureba ubuzima bw'umusore w'abandi ushaka kugira ngo utangire umukurikirane reka abaduhagarariye niba bazaduhagarara neza twigire mu karere ka Gatsibo bamutoranyije bazi bo bahisemo ibi ntabwo twabyinjiramo cyane reka twigire rero mu karere ka Gatsibo Jean Pierre tujyana i Gatsibo Gatsibo ngo abanyeshuri bagera muri 360 bavuye mu ishuri ngo bari basubiramo baravuga bati shwida ntabwo twarisubiramo 360 ako abana muri iyi minsi bafite n'ishuri ko wagira ngo hari Sude niwe wambwiye ngo amakaye araremera akaranaremera amavuna aremera tese reka mbwire Jean Pierre uzi ko nabaga ngiye kujya mu kiruhuko ikintu cyamvunaga ari amakaye ngiye gutaha yavuze ngo amakaye aremera ntabwo ari cyo bavuze oya uvuze ngo yarakuremereye utinya kwiga birangiye nyine ukoze ibyo wahisemo tunavuge gutyo aranaremera n'ubusanzwe iyo imyenda wayishyiraga mu gikapu kumva ni sawa ariko wagira ngo yateruyeyo amakaye washyira mu gikapu n'ibitabo ubu ugahita wumva igikapu kirimo gupima nk'ibiro nka 50 mwana uvuga ngo nshimira uko nshoje kwiga kandi imbyanga Gatsibo abana barenga 360 binangiye gusubira kwiga cyangwa mu ishuri umuyobozi w'akarere ka Gatsibo bwatangaje ko abana 1712 batangiye umwaka w'amashuri 2025 baravuye ku ishuri baravuye mu ishuri abarenga 1200 barisubijwemo hanaboneka abagera kuri 362 binangiye kurisubiramo aho kuri ubu bari gushakishwa ngo bigishwe ibyiza byo kwiga ku buryo muri Nzeri bazarisubizwamo imibare itangwa n'ishami ry'uburezi mu karere ka Gatsibo igaragaza ko 2025 ubwo umwaka w'amashuri watangiraga akarere ka Gatsibo kari gafite 1712 bataye ishuri ubuyobozi bwakoze ubukangurambaga abana 1724 basubira mu ishuri abana 148 bari basigaye habonetse 126 byagaragaye ko bakuze ku buryo gusubira mu ishuri batabyemera bafashirizwa mu masomo y'abakuzi abana 162 bo binangiye gusubira mu ishuri hakaba hateganyijwe ubukangurambaga bwo kubagara mu ishuri umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe imibereho myiza Mukamana Marceline avuga ko iki bibazo byinshi bigaragara mu bana yaba abagaragara mu mirire mibi abata amashuri byose bituruka ku makimbirane aba ari hagati y'abashakanye yagize ati kuba tugifite abana bake tukibona bata ishuri akenshi bituruka mu bibazo by'imiryango yabo hari ubufatanyabikorwa turi gufatanya mu mushinga ugamije kuba nta mwana uri hanze y'ishuri dufite ubukangurambaga kuri buri kagari badufasha kureba abana biga nabi n'abana bava mu ishuri kugira ngo barigarurwemo yakomeje agira ati ubu imbaraga tuzishyize mu kumenya icyatumye umwana ava mu ishuri nibyo biduha umusaruro nyawo kuko akenshi bituruka mu miryango yabo umugabo n'umugore ntibumvikana barabatongana n'ibindi bibazo byinshi bituma umwana adatekana mu muryango ibyo rero nibyo turimo gukoraho dukemura kugira ngo tubashe gutuma wa mwana yiga neza Vice Mayor Mukamana yavuze ko hari n'ibibazo bike bituruka ku bukene aho usanga biba inzitizi ku bana yagarutse ku bana baba kwa nyirakuru batishoboye aba mu miryango aho bagenda babashakira abafatanyabikorwa babafasha kugira ngo bige banahabwe ibyangombwa by'ibanze mugore wera Constance utuye mu murenge wa Kageyo yabwigiye ko hakwiye ubukangurambaga
mu babyeyi kuko hari ubu usanga babuza abana kwiga ku bushake ngo kuko amashuri atari yatuma abana babo babaho neza. Yakomeje agira ati hari n'abafite ubukene badafite ubushobozi ku buryo nko kubona imyenda y'ishuri n'ibindi bikoresho bibagora. Iyo rero amashuri atangiye wa mubyeyi akabura amafaranga yo kugura bya bikoresho, abuza umwana kujya kwiga bikarangira umwana arivuyemo. Semana Augustin we yavuze ko ubuyobozi bubashije gukemura ibibazo by'amakimbirane yo mu ngo, abana bose babasha kwiga neza kuko abava mu ishuri akenshi ari ukubera iki kibazo. Karere ka Gatsibo kabarurwamo ibigo 203 umwaka w'amashuri wa 2026 warangiye, byiganjemo abanyeshuri ibihumbi 196 bigaga mu mashuri y'incuke, abanza ndetse n'ayisumbuye. Ese nibyo ndimo nibaza, uyu mwana barimo gukurura mu kiziriko ngo agaruke kwiga, kumwigisha ibyiza by'ishuri, aziga buriya. Ariko mbonye numvise mu nkuru hari akantu bamwe mu nzego za leta harimo no mu visi meya bitemerese agenda ataruka. Yego, ikibazo cy'amakimbirane kiracyafite uruhare runini mu kuva mu ishuri kw'abana, ariko buriya nkanagarura za nzoga. Ariko buriya hari ikintu ari kwirengagiza. Ariko Sam, kuki akenshi iyo muvuze ko mugeze ku bantu kuvuga ko bakennye, icyo kintu mu gitaruka biterwa n'iki? Bakennye ngo kuburyo umuntu atakiga se? Umuntu akiriye kugitaba n'ushaka. Kene bwo mu muryango, kubona ibikoresho by'ishuri, kubona natura dufaranga dukishuri rya kare byose. Ariko hari abana nzi bara abakene bize. Hari abana nzi bara abakene bize. Twese ntabwo twari dukize. Ahubwo icyo mvuga ni kimwe. Bara umuryango buri tayari ko kubona nari amakaye uzko na uniform uzko ari gihe bibe ngombwa ko bibura. Ariko yikurikiye. Birashoboka n'ibishoboka. Uniform n'amakaye ibikoresho by'ishuri bikabura. Kuba utamwana ubujya ngo mwohereze hariya. Bikubiye gake. Kuko njewe ubwanje. Aha ngaho ntabwo nemeranya nawe. Umva reka mubwire. Njewe ubwanjye hari umwana nigeze kubona yaravuye mu ishuri yigaga yarivuyemo yiga mu wa 2 secondaire. Njewe ubwanjye ndamubwira nti amakaye ndayakwemerera kuzanyaguha, kuko yarambwiraga nyine mu mpamvu yakubwiraga umubajije yakubwira ngo ikibazo cy'ibikoresho. Urumva, kuko hari ukuntu usanga abanyeshuri uyu munsi buriya abanyeshuri 2 3 5 batageze mu 10, hari igihe usanga ikigo cyarafashe gahunda yo kuvuga ngo niba ari ibijyanye no kubagaburira ku ishuri, urumva, bakavuga batabangaba tuzajya in charge tubagaburire. Cyangwa ugasanga habayemo uburyo njya mbona ibyo bita karitasi, bishyize hamwe amafaranga barayashatse, hari naho babagurira imyambaro. Uwo mwana yambwiraga yuko ikibazo afite ari cy'ibikoresho. Ndamubwira nti ibikoresho uzaze mbiguhe tuvugana umunsi, ntabwo yigeze aza. Nukuvuga ngo aba bana bamwe iyo yamaze gutekereza kuva mu ishuri, yakoreye ku mafaranga ho gake, ishuri aba buriya ununa bakurikira benshi, uzasanga ari babandi tujya duhura nabo bafite utuntu barimo gucuruza mu ntuza mu masantere, ari kubyumva. Kuko ubukene bwo ndemera ko ubukene bushobora kugira uruhare mu kuba bwakura umuntu mu ishuri, ariko ntabwo abo ngabo 360 ari cyo kintu ushobora kuvuga ngo nicyo kiri ku mwanya. None se mu Karere ka Gatsibo nta miryango igeze kuri 360 ikennye ihari? Ariko se ubundi mwe mwamusobanukiye umukene kubona bameze. Buriya rero rimwe na rimwe kubera niba kumwe mwaratinze muri uyu mujyi mubamo ushaka cyangwa n'uture mutuyemo haraza Rurindo n'iki hagiye abakene ba Rurindo, abakene ba Gatsibo bagiye batandukanye. N'urugero umukene hari igihe usanga no wari wabona uburiri abantu bo mu ntara baryamaho, bino bita urutara n'ibiki byose, ibintu by'iki byose, abantu kubona ibyo kurya bari ikibazo. Uri buze kuvuga ngo hari imishinga Caritas ngo n'ibyo byose bigenda bifasha abantu, ariko ntabwo uzafasha umwana ngo ugende mu rugo ngo ugende umufashe, ntabwo bishoboka. Uzamufasha bijyanye ku ishuri, ariko nagera mu rugo bya bibazo ahura no mu rugo n'ubu ntabwo bizarangira. Inshuro nyinshi niho muzabona umwana rimwe na rimwe buriya turi kuvuga ubukene bijyanye n'ubufatika gusa, yenda ibyo kurya n'ibyo kwambara n'ibyo byose, ariko n'ubukene bwa bamwe mu babyeyi mu mitekerereze nabwo buracyahari. Ugasanga umubyeyi agize guhura n'ibyo bibazo by'ubukene, ariko hiyongeyeho ubwo ibyo mu mutwe, noneho wa mwana muri vuga ngo yabonye n'ibikoresho bya Caritas na bya bikoresho no mu rugo ntabone naho abibika.